Mwongeye kwirirwa abakunzi ba radiyo televiziyo Nuru ya Mashariki, tubazaniye amakuru yo muri iri joro ryo ku itariki 9 z'ukwezi kwa gatanu 2025. Ndi Sentama, sindi jyenyine, ndi hamwe n'umushakamba. Umushakamba, wiriwe neza? Ni amahoro? Sentama, mugoroba n'ijoro ryiza. Kuri twese mushakamba ni ukujya turikora. ni ukuri rara ngo ababirigi tumaze kumenya amavu n'amaza yabo yose. sinakubwiye ko batazava muri aka karere ngo bameze nk'ivu. ahubwo hari umuntu ugeze ku nsetsa kare arimo ambwira ati minisitiri ari hafi kuzigoma. Prevost azazigoma. wa mu minisitiri undi Maxime Prevost nicyo kizakurikira, kuko urumva nk'uko Sadek yaje kwingingama 23, Maxime nawe azaza kwinginga aje gufata amatekwa n'imirambo. Alo? Ndakumva. Azaza kwinginga aje gufata amatekwa n'imirambo ivuye warikare. Nawe azaza rwose. Duhita twinjira kuri aba babirigi, tuze kugaruka tureba Gatogota, hari imirambo yahabonetse turi buze kuyireba. Nta kibazo. Y'abadede, tuze kandi kureba ukuri ku basirikare Burundi bwavuze ngo barwanye u Rwanda ngo rwishe ijana mu kibira, tuzi neza ko hamaze iminsi nkuba. Yego. Twinjire ku by'ababirigi, abantu bamenye izi nkuru z'ababirigi ziri kuvuga ubundi, amaza yabo ni ayahe, baje bate, bimeze gute, bari hehe, bangana gute? Inkuru dufite iratubwira ko haje batayo nzima, ikaza ikaba iri ahantu habiri. Yego. Ahantu habiri bari basanzwe babona ko ARCM 23 irimo igenda cyane yigarurira ubundi butaka. Yego. Bahagiye kugira ngo bayifungire ibyerekezo bigera muri 2. Rero bakaba bagiye Kindu. Yego. Kindu urabona ni yahoze ari izina Kivu. Yego. Kindu ni muri Maniema, n'ubundi Kindu ni umujyi ukaba umurwa mukuru wa Maniema. Kindu rero iri munsi ya Walikare. Yego. Urumva yahoze ari Kivu y'Amajyepfo. Yahoze ari Kivu. Kivu yose. Kivu yahoze ifite ibyo bitaga Suregio. Suregio ni nk'uko mu Rwanda bavugaga sous-préfecture. Yego. Noneho yahoze ifite Suregio 3. Nyuma bahinduye za Suregio bazigira intara, bazigira regio, ariyo ntara. Yego. Kuko yahoze ifite Nord Kivu, ikagira Sud Kivu, ikagira na Maniema. Izo zahoze ari Suregio za regio ya Kivu. Yego. Ubundi mu nyito ya hariya bavugaga regio, ubu bashyize bayise province. Rero Maniema, bambe Kindu muri Maniema, kuhagwa ni ukugira ngo hafungwe iriya nzira ya Walikare, ko barazamutse baza Walikare, bafunga iriya nzira imanuka. Urebye basa n'abashaka gushyiraho umurongo ufunga, umurongo ushobora gufunga bafatanije n'abarundi, umurongo uturuka kuri Tanganyika. Yego. Hano unyuze ufatiye Fizi, ugatambika ukagenda ugafata muri Walikare, nk'umurongo wo gukumira. Yego. Ukagenda Walikare ugakomeza ukagera Ikisangani, kuko n'Ikisangani babasigayo. Urumva rero kuba bari aho ngaho icyo bivuze ni ugukumira. Yego. ARCM 23 kugira ngo idakomeza kwigarurira ibice. Niho bahereye urugamba, baruhera aho ngaho, ntabwo bararwana.
ariko hari umwuka w'intambara ukomeye. Ubwo rero amakuru dufite tuyafite mu rurimi rw'Iringara, ariko turagerageza kubisobanura. Yego. Reka twumve. Inkuru hano ndabanza wihutisha. Ijambo urayumva? Ndayumva. Yageze kwihutisha. Donc, déploiement, il y a troupe numéro. Bravo. Le 8 mai 2025 va venir à ce nouveau numéro. Urumva ko uyu munyamakuru w'umukongomani aratanga ikaze ku bamukurikira. Birumvikana nk'utangiye ikiganiro. Tubahaye ikaze kuri iyi nomero yacu, iki kinyamakuru cyacu gisohotse ubu. Mugiye gukurikirana mwarabivuga mu Iringara, ariko Iringara ubundi hari igihe barivanga n'igifaransa ntibyabura. Ntabwo hari indimi ziba zitihagije bikaba ngombwa ko zitira andi magambo. Nka cya giswahili cyo muri Congo. Ya troupe belge, force spéciale belge, donc comment ça s'appelle, escadron la drone. Aravuga ati bravo. Yego. Kuri deployment y'ingabo z'Ababiligi. Bravo, ubwo sinzi ukuntu yite gushima. Ni ugushima, ariko ni ijambo ry'igifaransa. Yego. Ko ameze nk'ushimira leta ko yazanye ingabo z'Ababiligi ikazizana. Arimo aravuga ati bayita iki harya ngo ni escadron de drone. Escadron ni nk'itsinda, ni nka unité. Yego. Ikoresha iby'amadrone. Aba basirikare rero turaza gusanga bagizwe n'abakomando n'abaparakomando. Yego. Twumve. Aussi que commando belge, paracommando sont arrivés à Kisangani. Ati abakomando n'abaparakomando b'ababerge bageze Kisangani. Et aussi à Kindu. Ils ont commencé d'abord par arriver à Kindu. Yego. Allo? Turumvikana? Ntabwo numva gutavuga. Namushyize. Ati babanje kugera Ikindu n'indege. Yego. Ikindu baza kuhava n'indege bajya Kisangani. Ariko Ikindu nanone hari indege yabagejeje nanone hariya Iwarikare. Ubwo indege baba bafite ngo indege ya Antonov igenda ikora bimwe bita ngo nuko badepoza. Yego. Bamwe irabajyana igashira Kindu. Baba bashyikiye Kindu. Kindu irahabavana Warikare. Ijyana abandi Kisangani. Ibyo arimo asobanura ahangaha. Ubwo bavanye Kindu bazana Warikare bajyana Kisangani. Ukuvuga iyo uri Kindu ni nko kuva ibumoso ujya iburyo. Yego. Kuva Kindu ukajya Warikare. Yabashyizeyo. Yego. Irongera kuva Kindu ishyira abandi hehe Kisangani. Yego. Reka dukomeze tumwumve. Déployer bango Kisangani presque partout. Sont là. Ati babashyize Kisangani hafi ya hose. Alors, je fais cette émission pour assurer la population que les commerçants, il y a Kalemi, qui vous vend la paix. Ati jewe niyemeje gushyira tangaza aya makuru kugira ngo mfashe abaturage cyane cyane nk'abikaremi
n'abandi bose cyane cyane abakomeresi abacuruzi nko gutinya ati mwebwe mucuruze mujye gushaka ibicuruzwa mukore za komande mubizane mujyane ibindi no gutinya nta kibazo gihari ati rero ati gihamya mbaha ni iyihe rero mwebwe mwirebere dore ababirigi baje ahangaha rero avuga ngo ababirigi baje ni indege ashyiraho irimo igwa Mushakamba agaragaza videwo agaragaza muri videwo indege igwa iraza iguruka ikagwa abakugwa bakavamo ukabona binjiye mu ishyamba yego ati dore baraje ababirigi indege ngiye irahingutse ni ahantu h'ishyamba yego ndabona igwa ahantu ku kibuga cy'indege basohotsemo ababirigi baragiye hari n'imodoka bageze ahantu mu giturage bafunze ibikapu batwaye intwaro ni benshi ati mwakurikiye uburyo ababirigi baje la première des choses, d'abord la cadre entraînement. ati rero baje ati icya mbere kibazanye bazafasha mu myitozo gutoza ingabo FARDC ati ingabo zidasanzwe ubundi imiterere yazo ni uko zihora mu myitozo ati guhora mu myitozo kujya muri za operasiyo n'ibindi ati bakitoza uburyo ushobora gukoresha drone ukikorera n'igisirikare cyo kurwanira hasi ku butaka byose ati rero ni kuzajya bakora imyitozo hamwe bakiga uburyo ushobora gukoresha imbunda ziriya bita imbunda nini za musada yego n'ibindi ati rero icyiciro cya kabiri baje ejo hashize ni ukuvuga baje ku itariki 7 ati rero abahageze ejo bamaze gutangira imyitozo hamwe na FARDC ati rero hari umutwe w'abahizi uri hariya batangiranye imyitozo ngo bari muri ikigo cyitwa Kabauma alors total déploiement d'abord à niveau ya Tanganyika ndeba deployer bango ati rero ati reka turebe uburyo ababirigi bashyizwe muri Kisangani mu kuvuga uburyo bapanzwe yego aha barimo baragenda mu ishyamba abana bagenda ahantu mu ishyamba yego ibigabo byariye birumvikana nubwo bidakora imbere y'isasu kandi by'ibisore ibintu niba ari imitaka bamanukiramo niba ari iki nzi niba bazarusha ubuhanga baba bacanshuro ariko ubushyuhe bwabo bwabarembeje ndabona uwisuka amazi mu mutwe ubwo umuntu urembya n'ubushyuhe unanirwa ubushyuhe bwo muri Kongo mu mashyamba none bisuka amazi mu mutwe barimo barubaka amahema yego baritoza
aho ni muri Walikale cyane Kabauma nako ni muri Kisangani babone muri Kisangani ahangaha ndabona bagenda mu ishyamba yego ndababona ndabona bahuye n'abandi babirabura ndababona mu bwato bumwe bumeze nk'umuvure bagenda ubwo ni FARDC bageze ahantu ndabona hasa n'ahatuwe cyakoze nibatoza abarundi naho gutoza abakongomani ntibyavamo uyu rero umunyamakuru aravuga ati amateka ya M23 amakuru yayo yararangiye reka twumve abantu nabona bazamera nka ba Makunguru ati bariyemeje noneho M23 muzaze deux fois, et ça d'abord à Israël au armement, à Turquie, à Israël, Sangani. Turquie, à Israël, Sangani. Tout c'est aussi malamment. Ati rero ati twababwiye inshuro nyinshi ubwo twagiye tubona indege ya Antonov iza muri Turkiya ikava Addis Abeba igakomeza ikaza ikava Kisangani ibyo twarabibabwiye ati ubundi ikava i Burayi igahitira ikindi nta handi iciye yava ikindu ikajya Kisangani le FARDC baza moral des Ouzeli ati FARDC morale yayo iri mu birere Kuzambuka au travers du général Banza. En tout cas, on les a équipés dans la tate. Ati igihugu muzakigarura binyuze kuri General Banza bari abantu bafite ibikoresho bihagije Réunion militaire et de l'État. La lance multi-roquette aussi est canon pour ati niba bafite imbunda niba ari lance multi-roquette ni ukuvuga ni urabona RPG ko itera isasu rimwe yego noneho waravuga ngo lance multi ntabwo indi ntabwo itera rimwe noneho ngo itera menshi barayizanye ni generation vuba ni muza nshyashya ni version nshyashya ni version nshyashya yayo bayikuye Turkiya ati nta gitekerezo mwifiteho ntabwo mufite igitekerezo ku bintu byaje noneho byinjiye agasa n'ubiseka donc Rwandais il est temps maintenant ntabwo abakongomani bajya babura kwibasira abanyarwanda ni uburenganzira bwabo ari ku rurimi agashizemo ati noneho rero banyarwanda ni igihe rero cyo gusubira inyuma inzira z'ikigendwa nabwire Colonel Nanga ati ntabwo muzagenda uretse tuzabireba tuzarebaho amaherezo yacu alors nous terminons image qu'on nous a envoyée on a vu qu'il y a l'autre oyo y'ututi yangwa rero ati hari amashusho bangejejeho ibi bikoresho biturutse muri Turkiya so umuntu ati uyu ubibonye wowe ubwawe urabihita ubitinya
reka turebe amashusho ku gikabyo cyinshi ushaka hano wagira ngo ibyo yashyizeho ni bya bindi bya sadeke hari videwo nabonye koko biriho ibifaru wagira ngo ni sadeke zitashye wagira ngo ni sadeke zitashye ni uko byo bidapfundikiye hari imbunda nini cyane zifite iminwa zigenda ku modoka ibise biraruta za defile de mode z'i Kinshasa z'abasirikare ni ibikabyo bya Kinshasa ati mwabonye ayo mashusho ati mwabonye ayo mashusho ati rero aho niho dushyiriye akadomo k'iherezo c'est pour dire à tous les commerçants que nous sommes bloqués, nous sommes bloqués. Rero kuba nshyizeho aya makuru ni ukubwira abakomerisa bose bamwe bari Karemi abari hehe bavuga ngo twarakumiriwe intambara yaradukumiriye ntitugenda ntitujya gucuruza ntitugira dute ati ni ukugira ngo mbahumurize tukongere gutinya leta yacu ikoze akazi gakomeye ati ikintu Kisangani hose ararinda nguwo ni uwo mushakamba bwana Sentama yego reka ngire icyo mbivugaho cyane ndibanda ku Badage kuko ku Babirigi kuko biriya bikoresho byo yavuze ntabwo biruta ibyo Sadeke yari ifite ntibiruta ibyo Kisekedi yavugaga ngo azaba ari Goma arasi Kigali ndetse n'ibindi ariko icya mbere uko Umubirigi ari kuza hari amateka agiye kwisubiramo amateka y'Ububirigi na Congo agiye kuba nk'amateka ya Habyarimana n'Ubufaransa cyane uribuka ko ntako batagize ariko iz'amarere zikabakubita bakirukanka n'abakongomani barahamagawe yego birangira umugabo bishingikirizaga cyane witwaga Mahere Riyoke generale afashwe yego ubundi agirirwa impuhwe baramurekura arataha yaciye hariya kuri Goma arataha Ababirigi rero yego baje bari Kindu bari Kisangani bakaba na Warikare yego ubwa mbere murabizi ko bemeraga batatu niba ari babiri baje gukora imyitozo niba ari na batandatu sinzi none baye batayo barangije hapfa 10 na bangahe yego baraceceka none bazanye batayo yego ubu tugiye kujya twibonera imirambo y'abazungu tubone hari umuntu yavuze ngo ni ukubita aba Berige Zalendo ubwo Ababirigi b'Abazalendo yego tugiye kujya twibonera amatekwa z'abazungu aba Berige Zalendo aba Berige Zalendo z'abamatekwa yego tugiye kwibonera inkomere z'aba Berige Zalendo ndetse nta nubwo bizatinda kuko tuzababona Ububirigi bwaciye bugufi buje gusaba nk'uko twatangiye ubivuga tuzabona uriya mugabo aje kuganira na Colonel Nanga aje gusaba imfungwa cyane kuko uko byagenda kose Umubirigi nta mbaraga zanye zisumba iza Sadeke ntazo rwose muje na commentaire z'uriya munyamakuru yego ubwo Sadeke yazaga barabyinye baraye mu mabuwate Kinshasa yose Congo yose baraye babyina ngo mama 23 irarangiye none dore uko itashye kandi nk'abariya bari bafite ideology ni Abanyafurika bashobora kwihanganira ubuzima bwaho ariko umuzungu we rwose nta muzungu urwana cyane ko bagiye banaduha commentaire ku biganiro twagiye dukora kuri bano Babirigi ko Babirigi nta mirwanire yabo ndetse n'Ubudage bwabafashe umunsi umwe amasaha 24 ntabwo umunsi wageze ngaho amasaha atageze kuri 24
ubudage bwe bwamaze gufata ababirigi ngira ngo baje kwirira amafaranga kuko babona ingoma y'umuhungu wabo Kisekedi igiye kurangira no gufata inyumba kubi akantu bajyaga bita ngo ni inyumba kubi sinzi niba nyumba kubi wibuka amazi 10 ndayibuka rwose naho abo bakomando n'abapurakomando yego nabaje cyane ko baje niba ari amavideo uriya mugabo yagaragaje ko ariyo baje bifotoza yego niba baje bifotoza nyine ntabwo baje kurwana baje kugaragaza ko hari icyo bakoze bagira icyizere bahe bakinga ibikarito mu maso abanyekongo Kisekedi atanga amafaranga na zahabu n'ibirombe ubundi ububirigi bazasubireyo birukanka kuko si ubwa mbere mu yaje agakubitwa na mama 23 kuko no muri bari abacanshuro harimo ababirigi yego rero baje ababirigi barababwiye bati bari abahungu ntibakinishwa cyane niba ubyibuka mu bacanshuro ubwa mbere babanje gufata koroneri wafatiwe ikibumba aho yari kumwe na Cirumwami noneho ngo agashaka kujya kwihagarika kubera nta handi ho kwihagarika cyangwa kwituma sinzi ibyo yakoze ibyoroshye ibikomeye n'ibyoroshye umenya byarajyanye yego bati ndajya mu gihuru Cirumwami ataba abantu ntabwo bazi yagakwemera yari afite ipeti rya koroneri arangiye ati ngende umusirikare yagiye muri ibyo bijyanye no kwihagarika cyangwa se yabi ibikomeye n'ibyoroshye ntabwo yagarutse yego bibaza icyo baramushakisha baramubura nibwo basherinze bakora sharingi zishoboka izo sharingi zica amashanyarazi ya Goma cyagiye Goma yamaraga iminsi itaka yamaze iminsi itaka muri icyo gihe Goma itaka M23 ese itumira bitaraba rero uretse nkubwire bitaraba Goma itaka nibwo wari umugaba w'ingabo witwa General Chiwewe yaje n'ibifurumba by'ibinuza byuzuye amafaranga yego ngo baje guha mama 23 ngo imurekure niba ubyibuka icyo gihe yaje agwa ku kibuga cy'indege nta muriro uhari yego ariko mama 23 irabasuzugura yego diplomasi y'ibyo bihugu aho yafatiwe y'icyo gihugu kiwabo nicyo cyaje kuganira na mama 23 baza kumubaha ariko bitanyuze mu banyekongo yego nuko byaje kugenda ariko bakorewe igikomeye cyane n'abariya rero nto bazamenya uko banyurujwe ntabyo bazamenya cyane ko wari kare mushakamba n'imiterere yaho turebe n'imiterere yaho ntabwo yoroshye ariga nejo bundi twarabivuze wenda nuko abantu baba batabyibuka bivuga ko hari uwakubitiwe mu kimodoka cyagiraga manuza amaradari ya drone yego harakubiswa abandi barafatwa nibaze rero basange bagenzi babo maza gupfa abandi hiyongeraho bari abaguye gukengwa kengwa yabibwe yego ababirigi nababwira iki nibaze bisume barebe ko barusha Sadek barebe ko barusha abacanshuro barebe ko barusha n'abandi bose kuko nta mahanga Kisekedi atahuruje bazasubirayo uruhu rwabo rwahinduye isura njye mbabajwe nuko biri kuza kuburizamo ibiganiro byari kuzaha Kongo umurongo muzima noneho bakaba bagiye kubidobya byose bisobanuye ko n'ibyari kuzagerwaho noneho hagiye kwangirika byinshi dutegereje urugendo rw'ikimwaro rw'ababirigi sinzi ko bazagenda bo hari uwo wigeze gushyiraho ngo ni murore harya ni koronere ni uko yageze iwabo wa muntu uza yego n'abandi bazagenda nkawe ngahe nguko yego ngira ngo ntabwo tutinda muri aba babirigi yego reka tunyarukire mu makuru yego yandi yabashije kujya hanze muri uyu mugoroba cyangwa se muri iri joro yego
reka duhere gatogota kuko abantu bakeneye nuza bakeneye Uvira kandi katogota ni hafi ya Uvira. Katogota rero buriya katogota yego uba winjira Uvira ujya Uvira ibarizwa no muri Uvira. Yego ariko Uvira teritwari. Yego ibyaturitse ni byinshi. Yego ku buryo uko bwije n'uko bukeye cyangwa uko amasaha y'icumye niko hagaragara imirambo. Yego hatoraguye imirambo y'abadede. Ubwo ntibaba bigize Wazalendo. Yego b'abadede 26. Yego n'udusanduku tw'amasasu. Mushakamba ibi ubihuze baheruka kurasana mu ijoro. Ibyango byatangiye mu saa 3 z'ijoro aho FRDC yaje kubeshya ngo ni abari bagiye kwiba. Inkuru twahise tunayitangaza uwo mwanya. Ngira ngo uraza kubihuza kuko twavugaga ko n'abarundi babirimo. Yego kuba babirimo rero aba bakaba barahaguye imirambo ikaba yagaragaye. Ni gihamya nyakuri yuko bari babirimo kuko biriya byaberaga hariya Katogota. Yego ntabwo dutinda Gatogota ahubwo turi buze kuza Igoma turahajya tutarebye ibya turi bugaruke nabyo tubigereho kuko ni inkuru zidatinda. Hari uwitwa Colonel Mahirwe wa FDLR. Yego uyu Mahirwe biravugwa ko yafatiwe muri Monisco. Yego hari Igoma yiyoberanije yaba yafashwe muri ba bandi bari bakoherezwe Kinshasa. Yego Colonel wa FDLR. Yego ibi rero bije bihamya ikintu twavuze kuva kera ko bizagora Tshisekedi kwitandukanya na FDLR kuko yayimariyemo cyane. Bababirigi bavugaga rero. Yego ngo kubera amakuru bahawe y'intare. Yego ubu bari kwitoza kurira ibiti nk'inkende. Isasu ntibigerayo. Ndabizi se n'agashoka kagerayo. Nubwo hari karibamo ibiti binini by'inganzamarumbu binini. Isasu ntirigerayo. Ubwo se bazasangira ibiti n'inkende bivemo. Reka nkujyane ubwo twavugaga Warikare Pinga nayo iri muri Warikare. Yego Wazalendo na FDLR batemanye basubiranyemo. Yego baratemagura napfamo 7. Icyo ni ikimenyetso cy'uko FDLR hari uduce tumwe na tumwe. Ubwo 7 bapfuye n'aba FDLR. Akabamo 13 ba Wazalendo. Nibyo nkubwira ni icyo ni ikimenyetso cy'uko FDLR hari uduce na tumwe batayishaka. Yego cyane cyane turiya tw'abahunde abanyanga. Ibimenyetso za muri Warikare ni kiriya gice cya Pinga. Aho hose ntabwo babemera. Byarangirira abaturage 3 babigendeyemo. Imiryango yabo yihangane. Warungu rero hashatse kubaho ibitero bya Gicengezi. Yego intare za Sarambwe ziba ziri hafi zibafata mpiri. Reka tubwire abatwumva bajye bahumva neza. Urakubita Ipinga ukagaruka Warungu. Umuntu ugukurikiye ntamenye ngo nihe akagira ngo uracyari muri Kivu y'Amajyaruguru. Yagira ngo ndacyari haruguru. Tuvuga Pinga ni muri Kivu y'Amajyaruguru mu rugabano rwa Masisi na Warikare. Yego na Rucuru rugura aho ngaho hafi. Hiriwe hanavugwa ibibazo bya connection. Noneho Warungu rero warugiye ni muri Kivu y'Amajyepfo hari inyuma ya Bukavu. Yego hamwe mama 23 heruka kubohora vuba. Yego Kibira rero Kibira ubugarutse i Burundi. Ubwo ndambutse mvuye Kivu y'Amajyepfo. Yego nkuko mu kare twe twabivuze habayeho kugaruka kw'abadede ngo baje gutora imirambo. Yego noneho basanga inkuba ziri tayari. Yego inkuba zongera kubacucuma.
n'uyu munsi neva ngo aribaza ubwoko bw'umwanzi ukomeje kumurimburira ingabo. Nkuba rero yasanze ibingibi nayo mwise Nkuba ndavuga Neva basanze adashobora kubona uko abisobanura mu baturage. Nibyo nari ngiye kugeraho. Arahimba inkuru ayihimba ukundi. Bavuga ko ngo ni aba FRN. Iyo nkuru ndayifite hano imbere yanjye. Navuga ngo ni Cibitoke. Plus de 100 rebelles rwandais du FRN tués par l'armée burundaise dans la Kibira. Wawe yabihinduriyemo ko ari aba FRN bapfuye kugira ngo babashingura bazagaragaze ko barimo bashingura aba FRN. Aba FRN ndingira ngo ni bariya bakoranaga na ariko n'ubu wabona bagikorana ngiba Rusesabagina na Rusesabagina. Noneho hano bakavuga ngo hapfuye abarenga 100. Noneho ngo Mabayi le 8. Mabayi le 8 mai 2025, plus de 100 rebelles rwandais du FRN, Front de Libération Nationale, ont été tués lors d'intenses combats avec l'armée burundaise dans la forêt de la Kibira, en commune Mabayi, province de Cibitoke, dans le nord-ouest de la petite nation de l'Afrique de l'Est. Ces affrontements ont été déclenchés après le refus des FLN de soutenir les forces burundaises contre le M23 en République démocratique du Congo, ont également fait près de 10 morts côté burundais. La population locale, prise de panique, appelle à la fin des incursions rebelles et à la restauration de la paix durable. Uvuga ngo muri Mabayi muri Cibitoke tariki 8 z'ukwa gatanu 2025 ngo abarwanyi barenga 100 baba ngo b'abanyarwanda ngo bo mu mutwe twa FRN bishwe ngo n'ingabo z'u Burundi muri mu Kibira muri commune Mabayi mu ntara ya Cibitoke mu majyaruguru ashira uburengerazuba bw'agahugu gato ko muri Afurika y'Uburasirazuba mu Burundi. Iyo mirwano ikaba yaratewe ngo nuko aba ba FRN ngo banze kujya gufasha ingabo z'u Burundi kurwanya M23 muri Kongo. Bakavuga ko ngo ku ruhande rw'ingabo z'u Burundi ho hapfuye 10. Noneho ngo abaturage bo muri kariya gace bakaba batabaza leta bayibwira ngo igarura amahoro, ibitero by'imitwe yitwaje intwaro bihagarare, bagarura amahoro arambye. Ibi rero Mushakamba urabona ko byabaye ku itariki 8 ni Nkuba yabakubisemo uko babivugaga. Noneho bo babura ibisobanuro bazaha abantu babihinduramo kuba barwanye na FRN. Yego. Ikigaragara rero hepfo uko babivugaga ukuntu bagarutse gutwara imirambo, inkuru nayo irabivuga ikabigoreka ukundi. Ngo l'armée burundaise a mené des offensives majeures contre les rebelles rwandais du Front de Libération Nationale FRN, retranchés depuis plusieurs années dans la forêt naturelle de la Kibira. Les combats les plus violents se sont déroulés en 2 temps, le 8 et le 9 mars, et à Nimbere, puis le week-end du 3 au 4 mai 2025. Ni ukuvuga ubwo baragaragaza ko ngo bya byiciro inkuba yagiye bakubitamo bo bakabeshya ko ngo bahanganaga na FRN. Bavuze mu kwa gatatu tariki 8 na tariki 9, barongera bavuga mu kwezi kwa gatanu tariki 3 na tariki 4 ko bagiye baharwanira na FRN. Shakamba rero ibingibi bikaza bigaragaza ko ari inkuru barimo bagoreka kuba barahakubitiwe bakongera bakagaruka bakahakurikirwa.
yego rero uko byifashe yego muri uko kugenda bagiye gushaka imirambo yego abakomando birinze kwegera imbere cyane kuko Yego. babiri muri bo bari bamaze kuburirwa irengero bumva bagendaga bari kuri front line ariko bageze imbere babona babura babiri muri bo kandi hari mu gitondo izuba riva ibibazo bibabayeho noneho baje gusangwa babiri baje gusangwa baguye mu mutego nk'uw'ifuku ngo mu cyobo cya metero 2 n'igice cyarimo ibisongo bisongoye ku buryo bwa gihanga basanga bapfuye ibyo rero nibyo byabateye ubwoba bahitamo gushaka icyo bahimba kuko nk'iyi FRN uyu munsi habwa imbaraga na Neva ndetse iri mu ntambara hariya muri Kivu y'Amajyepfo nibo bari muri Bironze Bishambuke nibo bari muri ki hose muri mayimayi zose rero ntabwo wambwira ngo FRN cyane ko FRN na FDLR bafatanya imyitozo hariya mu kibira ahubwo inkuba zikabakubita buri munsi ikindi ntiwambwira ngo FRN yanze kujya kurwanya M23 kandi nayo yarabaga muri Congo kandi M23 iri gufata aho FRN yabaga ibi byose rero ni urwitwazo birumvikana ariko kuri nuko tubwiye abadukurikiye ngayo nguko rero bumvise uko inkuba zihinda zirahinda byo ziresa ntabwo biza korohera abarundi n'abakongomani cyane rwose yego bwana Sentama twagana ku musozo yego reka tugane ku musozo dushimira abakunzi bacu Mushakamba yego dushimire cyane kandi nawe wakoze ndagushimiye cyane ijoro ryiza kuri twese tubashimiye byimazeyo uburyo mudahwema kudukurikira ni ikigaragaza urukundo mudukunda mubishimirwe cyane ariko kandi abatarakanda subscribe mwayikanda ikandwa rimwe mwese mukande share ku makuru yacu nkuko tudahwema kubibakangurira share uyikanda ugira ngo uyasangize inshuti zawe nazo zikurikire zumve amakuru zimenye ibirimo bibera muri aka karere katwegereye ikindi kandi like uyikanda kuko uba wakunze amakuru yacu ntabwo uyikanda nurangiza ngo uceceke ahubwo urakomeza ukanakanda comments ukandika ukatwandikira utugaragariza uko wumvise amakuru duha ibitekerezo byawe inyunganizi ibyifuzo n'ibindi icyo ubona twakosora icyo dushima byose ni kaze rero kuri mwese mujye mutwandikira abakurikira amakuru uko yakurikiye utwandikire ntabwo ari ibintu bigoye turabakunda murakoze cyane mugire ijoro rihire mwari kumwe na Sentama